ni ukurota ubona abantu bapangira intambara ukisanga mu nama ipanga intambara cyangwa ukisanga waganya apanga intambara apanga urugamba burya mu rugamba hose bwa nubwo umuntu bajye barasana buriya bapanze urugamba nta makuru tuba dufite twebwe tuba tubona biruka nk'abandi bagaruka hari ababazi ibyo bakoze banakoreye ranking banaperereje barangije noneho aba muri high command bagahita bategura urugamba tuzatakisha bazaca ha imisozi iteye gutya imanuka hangaha uzaca muri kano kayira niba bataka muzakataka imbaraga z'abatabara zizava ha murakorera kuri cano iyi niyi ubwo twabigereranya katwigire mu byonzi ni nk'urugero nguhaye nka kuriya abubatsi haba hari umubo bita gapita abafite igishushanyo gishushanyije w'inzu akereka umufundi ati uzubaka aha abayede baraha akazana n'abandi bose niko bimeze tunajye mpamye bose nagira ngo mbahe ku bantu barota babyumve byose bimeze mva azana umufundi burya n'abakora bazi gukora fondation neza abazi gukora mu kuzamura neza elevation n'abazi gukora igikwa ari cyo cyonyine ashinzwe hano nabo hagomba kuza abazi by'intambara niba tuburwanira mu mujyi turarwana duti basinape bari hejuru bagenda bite birakora guta advance pateniziye abona abatekinisiye mu rugamba hakaba n'abashinzwe ibintu bya mapping uko bakoze map hakaba n'abashinzwe geography kwataka ikirere kiza mu masasu umuyaga uraza gutema isi y'idefense urumva n'abatekinisiye hakaza n'abakomandaro barasa hazakenerwa iziye ntwaro bati no kuri iyi shusho nibi intwaro nizi iz'umusada zizava hana isima izakora hano ni ya Kayumbo ivangiye n'indi andi amabuye azaturuka n'umucanga watariko se hari umucanga wa Rusine hari umucanga bajya kuvuga hari hirya zabatsinda hirya mu Kinyamerika se umeze nk'ibisaka ukuntu si Rusine se hino bajyaga mu myembe bakuragamo hano Rurindo se ntabwo ni hafi aha byose bareka bati noneho nge nzazana witwa Mayange nzazana Kayumbo so yivange gufuka ingamba n'abatekinisiye ndateguye ibintu bikora bizumva bose bakicira agapanga wowe musirikare w'urwari ntabwo bizi bakaza n'umufundi ntubizi bagwa ibikoresho gusa menye impamvu bakoresha sima y'inyarwanda cyangwa twiga ntibabimenye ariko barageze gute barabyize mwariye mwaza dufatanye tugenda bakagenda basaka komanda uraca nabaza ngo kubera ikindi buce hano so no Kurota napanga urwo rugamba umvise ko n'abantu benshi batandukanye nk'ibya engineer harimo umufundi hari nka charpentier hari nk'abayede hari nk'abantu bose electricité shinzwe amashanyarazi n'abaplombier bagomba kuba hicaye n'abasiga amarate irangira izakora niyi muri iyi nzu nahafonda ati ntabwo bishoboka abatekinisiye banza gatangira bamwe mu ko bagana no Kurota ubona bari bategura inama gutyo tata Nshuti yanjye babipanga ugomba guhita bapanga ubona bicaye sa bategura intambara ugomba guhita witonda kuko mu buzima bwawe hari ahantu bicaye nko gupangira kuguhemukira haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa ya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke mwebwe abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe mwebwe abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ndagusuje kandi ngo haye ikaze ku mwebwe abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka ngiye gusuhuza ni Jerry ndi kumwe na mushomba n'ubundi turagarutse nubwo mutari kutureba ariko vuba muraza kutureba kandi ibintu bizagenda neza tumaze iminsi rero mu masengesho
masengesho yakoretsemo ibitangaza byinshi, n'ubundi kitubesheje hano no kugira ngo turokore umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma. Ubwo biragenda bigafashwa n'isengesho, bigafatwa no kumva, bigafatwa no guca karande n'ibicaniro bibi byose nk'uko twabyumvise mu masengesho twakoze. Hari byinshi byacitse, hari byinshi biri kugenda bikuduka, ariko n'ubundi turagarutse kuri wa mwimerere wacu. N'ubundi mushumba uranyemerera ndagira ngo mbihuze twigarukire mu nzozi. Maze iminsi numva abantu bari bitewe n'intambara hirya no hino, ku mateleviziyo, ku matelefone abantu bagendana, ku maradiyo, mbese ahantu hose usanga ari intambara, nibyo bareba. Ariko si icyo ngicyo ngamije kukubwira. Icyo ngamije kukubwira ni bimwe mu byo nagiye numva, bavuga ati njyewe narose ndi mu ntambara, narose abantu bari kunyirukankana, narose abasirikare, narose. Nkibaza, ese nzabaza mushumba rwose twigarukire mu nzozi tubivugeho, ese byaba ari ukubera abantu babireba cyane, byaba ari ukubera abantu babyumva, byaba ari ukubera iki? Ubwo ndagaruka ku ntambara nyine iri mu burasirazuba bwa Kongo, bica ku mateleviziyo atandukanye, siho gusa n'ahandi, no muri Ukraine n'ahandi hose birahari. Ariko uyu munsi nifuje kubikubaza kuko nagiye mbyumva n'abantu nyine bavuga ngo babirose. Ubundi mushumba, kuba warota uri mu ntambara, kuba warota umusirikare, nyine bifite igisobanuro ki? Nk'uko nari mbikubajije, kwaba ari ukubyumva cyane mu itangazamakuru, byaba ari ukubyumva cyane muri radiyo, umuntu nyine izi nzozi aba bantu bagize, ubwo mbanireho n'umwanya wo kubabariza nanakwakira. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Jerry, kandi Imana ikugire neza. nk'uko bisobanura batatubona bihangane, nibwo buryo turimo tubona, ariko mu minsi mike turitegura bazatubona buriya mu bundi buryo bundi. Nongere nshimire abantu bose twakoranye amasengesho y'iminsi 7. Niba hari amasengesho yaryoheye ubuzima bwanjye naya, benshi bashimye Imana. Hari 2 babonye akazi, hari Imana yabohoye, hari abonye amasambu, hari abakize indwara. Ibitangaza byarakoretse. Abasenze ariko bakabiri takiri indwara burundu, abantu barumirwa, barahamijwe izo ntibabyakira kubera ko bari ku rubuga rwacu rw'umwe bwa Ministries, hari n'abari ku badudubiza, bose bagiye babona bya bitangaza. Ni benshi bahinduriye ubuzima, abanyakazi, abandi abanyamaviza, kandi hari n'undi wabonye ubwene igihugu style ku wa 5, yaramaze imyaka 15 ubwira. Iki kintu kiba gikomeye kugira ngo kiruke iyo myaka yose utarakibona. Yarabubonye, undi nabona ibyangombwa mwemerera gukora, muzitangwa ni wakipamete arayibona, kandi ntabwo biba byoroshye. Urumva ko biriya birere bundi biba bihari. So rero urakoze. Muri iyi minsi ijyanye no ku rimwe na rimwe ijyanye no n'inzozi, urabona dufite abantu bateye ukuntu. Hari abantu bavuga ati nibyo mwiriwemo, nibyo mwumvise kuri internet, nko ku buryo niyo yanazirota atabiha agaciro, ntabiha agaciro, akumva ni intambara. Muri Kongo zirahari, zirahari cyane cyane ko muri East Africa niho n'abantu tubona amakuru atandukanye utakunda kubireba, byisanga muri telefone yawe ahantu hose, ngo wabura amakuru. Ku buryo umurokore wabirota cyangwa udasenga yabirota, ahubwo ati nibyo niriwemo, nabibonye kuri Cyanee, hari naho nabonye umudamu yatweretse agasobanuye ku mugaragaro, barasa umuntu akagwa cyo baterekanya amaraso. Ariko nk'ababiciyemo hitabona, wabonye ko uko yaguye, buriya n'abantu banabiciyemo, n'abantu babiciyemo barabizi cyane. Buryo abantu banatekereza yuko nyine ari byo biriwemo, noneho bigatuma message y'Imana ibura imbaraga mu buzima bwawe. Yego, kuko njya nicara abantu ngo yango n'abapasiteri bagenzi bacu ngo n'izimiruho, nta zimiruho ziba. kuko abantu babyibuke ko twabibonye kenshi ko inzozi ari imvugo direct y'Imana ubwayo izika kwiyerekera ibizaba, kandi bose bahaye kurota ko ntibaye gusobanukirwa. Yego. Rero urumva kurota intambara ni kimwe, hasa muri Kongo we ziboneka barota. Iki gihe impamvu ndanagushimiye kuzanye kino kitekerezo, tugiye ngo dukangura abantu babirose ntaze kugira isoni. Icyambere bamenye neza ngo kuba nabonye ibintu kuri video, kuba nabirayemo, ninza kubirota ntago arwo bugaruka. Dore impamvu genge twihaniza abantu kugira ngo basobanukirwe ko umuntu arota yarose habariho. Washyizweyo abahakora gusa
umwuka avugana n'umwuka. Attention rero niba urimo urota bino bintu kandi ukabirota urimo ubibona n'amaso ko bihari, bikuremo umuntu uri kurota intambara ntiyumve ngo nibyo yiriwemo, ahubwo tega amatwi tukubwira. Abo nanjye ngiye kumviraho kuko hari igihe nyine ushobora kubirota neza bijya gusa nk'ibyo wabonye kuri channel runaka cyangwa ahandi hantu runaka, ariko bikaza byimodifiye ukuntu. Ubwo nyine niyo mpamvu abantu bafite amatsiko kugira ngo babyumve. Ikiza rero turi buvuge kurota intambara ubwayo, kurota intambara ubwayo gusa nuvuga ngo kurota intambara ubwayo wowe utayirimo ukayireba uri imbere ukayibona nyine mu ntambara. Ushaka kureba abantu barwana utabirimo ntacyo ureba. First of all, kurota intambara ubwayo bisobanura yuko ni ikimenyetso kitari cyiza ku buzima bwawe. Kurota intambara gusa utayirimo wirebera ukayirota barasana barwana biruka, bivuze ngo ni amarira, ni agahinda, ni ibyago, ni ugutereranwa, ni indwara, ni amateka agiye guhinduka mabi no gutakaza umutekano mu bitekerezo. Urumva ko ibintu bikomeye cyane, ndumva ari intambara wa mugani. Kurota ubona intambara iba cya mbere uvuga ngo ni ikimenyetso kitari cyiza ubundi. Aya ntabwo ari cyiza, ko intambara burya yica bike, burya yica byinshi igakiza bike. Kuko intambara yica benshi bakarangira, irasenya, noneho abasigaye bakazavuga urundi mu gihe kirekire. Niyo mpamvu abantu bose bavuyemo intambara ashyiraho minisiteri yo kugira gute rehabilitation, kongera kubaka gusana ibyangijwe. So rero iyo urose nijoro usinziriye cyane cyane hagati ya 9 burya gucya mu rukerera, ko buri inzu zose umuntu arose mu rukerera nibaza ubwenge ajya ashyiraho akapa, ajya zitondera. Mvuga ngo icyo gihe ugomba gutanga itegure ko mu buzima ugiye guhura n'amarira, agahinda, ibyago, gutereranwa, indwara zidakira, n'amateka agiye guhinduka ashobora guhinduka akaba mabi, no gutakaza umutekano mu bitekerezo. Gutakaza umutekano mu bitekerezo, ihungabana ryo mu bitekerezo, ihungabana bitekerereza. Icyo gihe nta n'imvugo mbabarira amatwi uzigera wumva. Imvugo zose zizaba zigukasa, zigufumura amatwi, ziyamena buri kiburyo gicucu. Mbega ubona abantu bagufata nkaho nta kindi kintu uzi, nta magambo aryoheye amatwi, nta n'ishwishwi niwe yaguhagaze yakwima. Nta mvugo babarira amatwi bajya bagira bene abo bantu. No kugukasa, no kuguhonda, no kujugunya, no kunaga akavuga ntashaka kubera ko nta handi hantu nuko byifashe. Noneho rero kurota ubona birukankana umwe mu bari barwana, kandi ukabona uwo birukankanye usa nkaho uri umufana we. Bishobora no kurota nk'urugero nko mu ntambara, hari ufana FARDC ngo itsinde, hari ufana Abarundi, hariho ufana abandi ruhande rumwe. Njye urumva mbajije ngo ngiye nshyigikiye iki, ahubwo ngo ngiye nshyigikiye amahoro aho yaba yerekera hose. Amahoro aho aba yerekera hose. Rero urwanira amahoro niwe nashyigikira. Ngiye nkunda umuntu anyumve neza. Ngiye nkunda umuntu urwanira uburenganzira bwe. Birumvikana. Nanjye mu buzima rights zanjye jeri nubwo dukorana, rights zanjye ziza mbere y'ibindi bintu byose. Niko biba bigomba kumera. Ikigaragaza ko umuntu ari muzima kandi ariho nuko aba afite uburenganzira bwuzuye. Utawufite rero haba hari ibyo ubura by'ingenzi. Burwanisha, kubishakisha amahoro, kubishakisha iki, iyo byanze bitabaza n'andi maboko. Asiri kubyumva. Ndiko byumva cyane. Buriya uburenganzira bwawe nibwo bufashe n'ahazaza hawe. Bumbatiye ubuzima bw'ahazaza. Rero buriya umuswa ntabwo ari wishimira ko yariye, ubwo nutekereza ngo nzarya gutejo, bizava he, bizagenda gute, bizaca uburenganzira. Ngiye nkubwiza ukuri, nshobora kuvuga icyongereza akasanga ngo si icyo, kuko nti I'm proud of me. Wakumva giciritse ariko ngenzi ko gikomeye, kirubakitse. Ngiye nishimira uwo ndiwe, kandi uburenganzira bwanjye ntawe nzabwaka. Hano nsaba kubaha, ariko hano nsaba ngo ni nkora ibyo nkwiye gukora, njye ndakora. Je dois travailler comme il faut.
ugomba gukora nk'uko bikwiye cyane kandi ngashyira nk'imbaraga noneho ku buryo nge buriya niba hari ikintu kishimisha bigusubiriremo binsubiriremo rwose ni umuntu mvuga ibintu bitari byo burya muntu aranshimisha uko uvuga ibinyoma uguharabika cyane akucya gushimisha kandi avuga ibitari byo abaraso ntazi mu cyico cyanjye azahora atsindwa nsinda arahuzagurika muri make wagiye ndamutse ndi ku igikompora cyamukura akora ko nkirekuye nagaragara ko ndi umuswa imuhanga ntiyihorera yego uramureka akayobera muri ibyo wowe ugakora ibyawe agashiduka intsinzi bayiririmba nko kwa Doni yagiye kwiyimika ajyanye abandi ati Doni y'umwami arabonetse kumbi yagiye nta farashi y'umwami yagiye nta sodoki bajyanye yagiye atwaye umutambyi waciwe yagiye nta jambo afite nta makuru yari afite baramwimika n'inka barazirya barazimara araje umugore aramubwira atari nta gaciro bifite babwira atari ko Dawidi kucyo bambeshye ntiwambwiye ko umwana wanjye ari uzishara ku ntebe ati ibyo Doni yakoze n'ibigize ati ndamwimitse ati ntacyo bigira ikibazo ati mushaka sodoki mushaka n'igare ry'umwami muriterekemo Salomo mushyireho n'ikamba muhamagara abantu mu gihe ara ku kigeze yamwoherejeyo umwimikireyo ngo akihagera isi irarangira kubitira arangara Adoni ati ntabwo n'umwami ashyizeho undi ajya yisunga mu rusengero kwihishayo hamwe ngo ntahongiye mu nzu y'Imana ngabeho numva rero buri gihe iyo umuntu ahora ahusha aho ugiye kigiye gukora kigiye kugeraho ukigeraho nta kibazo ko nta makuru aba bifite icya kabiri mu nyungu bavuga ibintu bitariho uko agenda kuvuga abantu bashakisha ukuri kw'ibyo bintu wa muntu yabishaka agasanga nta kuri kwabyo agahita kwiyungaho ubwo nabigereranya nko kudunda idenesi uburakari uyidundanye ni kwirushaho gutumbagira cyane ubwo niba agikinaga mu ikipe yawe agenda avamo agashinduka abari inshuti ze yitaga inshuti bahindutse abakunzi bawe kuko bamenye ukuri ntakubabwiye kandi baje kumushakaho ko muvuma sinamuvuma baje bavuga nabi sinamuvuga nabi ahubwo ugenda mwihora ko nta mpamvu turacyari mu nzozi mpamvu n'imwe iyo kuvuga umuntu neza cyangwa nabi yaraguhemukiye mwihorera sindi bukuvuge neza kuko warabimukiye sindi bunakuvuga nabi kuko sindakijijwe ndagushyira hagati aho ngaho mukera gati abantu bakuvuga bibeshye ni abantu beza yego bagira ngo abantu baruhuke umutima cyakora mvuze ko ndi indaya ndi igisambo ndi umuhemo ndiwe ntaga n'icyumba na se aho kumbwira ngo namaze abagore muri quartier nzi nuko no mu rugo ntabyo nshoboye ibyo kumbwira ngo inzoga n'amacupa akaba nta kabari uransangamo bekubitinda hanguriye twayikize ngo genda umwirasa ntawe nishe ugatwe abantu ubundi abantu iyo babona barusha igikundiro ku bandi bantu barema imigambi mibi yo kugira ngo bakwangisha abantu iyo uvuze rero nibwo bahita bagera ku ntego yabo ariko bicecetse gacece kana karakwanga uti yo okay ati yakuvuza ibi n'ubu yavuze ari byo bikeye kuyo nsanzwe muziho aricyo mvuze ntacyo uvuze yes kandi icyo uhakanye kuko umva sinkira kumva iyo uvuze umuntu umukoreye promotion soro tumutura ahangaha rero turacyari mu nzozi n'ubundi nko kurota ubona abo warushyigikiye barimo birukankana kubera mu nzu ariko nibashaka nko umuntu avuga ati cyane igihe uca rutafana nk'amakipe yego batari kuya iyo umutuku ushanitse yego ugatababajwe no kuyambaye agakorere k'umutuku kandi kabitsinze nta kintu mwavuganye ari mu Bwongereza ari mu Burayi nta nakureba ntugatwarwa n'ibyo rero ngo iyo ubonye uhagaze mu ikipe cyangwa ufani abasirikare batsinzwe birukanka bisobanura neza yuko utazigera ugera ku ntego wari ufite iyo ariyo yose ko wirukansa bahirukanka batsinzwe bariruka nawe uriruka mbese umuntu usigaye kwiruka nkaterura iki ajyana ivarisi yajyana ntacyo ujyana byose arabisiga ugenda hanyuma bisobanura indwara wari ufite ko gukira bizagorana muri make ari ikigeragezo ari intambara ari indwara kugira ngo bive ku buzima bwawe bizakugora kuko warose umusirikare watsinzwe yiruka mu ikindi giteye ubwoba
ni ukurota ubona abantu bapangira intambara ukisanga mu nama ipanga intambara cyangwa ukisanga waganya apanga intambara apanga urugamba burya mu rugamba hose bwa nubwo umuntu bajya barasana buriya bapanze urugamba nta makuru tuba dufite twebwe tuba tubona biruka nk'abandi bagaruka hari ababazi ibyo bakoze banakoreye ranking banaperereje barangije noneho aba muri high command bagahita bategura urugamba tuzatakisha bazaca aha imisozi iteye gutya imanuka ahangaha uzaca muri kano kayira niba bataka muzakataka imbaraga z'abatabara zizava aha murakorera kuri cano iyi niyi ubwo twabigereranya katwigire mu byonzi ni nk'urugero nguhaye nka kuriya abubatsi haba hari umuwo bita gapita abafite igishushanyo gishushanyijeho inzu akereka umufundi ati uzubaka aha abayede baraha akazana n'abandi bose niko bimeze tunajye byose nagira ngo mbahe ku bantu barota babyumve byose bimeze mva azana umufundi burya n'abakora bazi gukora fondation neza abazi gukora mu kuzamura neza elevation n'abazi gukora igikwa ari cyo cyonyine ashinzwe nabo hagomba kuza abazi by'intambara niba tururwanira mu mujyi turarwana duti basinape bari hejuru bagenda bite birakora gute advance pateniziye abona abatekinisiye mu rugamba hakaba n'abashinzwe ibintu bya mapping uko bakoze map hakaba n'abashinzwe geography kwataka ikirere kiza mu masasu umuyaga uraza gutema iyi defense urumva n'abatekinisiye hakaza n'abakomandaro barasa hazakenerwa izihe ntwaro bati no kuri iyi shusho nibi intwaro nizi iz'umusada zizava hana isima izakora hano ni ya Kayumbo ivangiye n'indi andi amabuye azaturuka n'umucanga watariko se hari umucanga wa Rusine hari umucanga wajya kuvuga hari hirya azabatsinda hirya mu kinyamerika se umeze nk'ibisaka ukuntu Rusine se hino ahangaha bajyaga mu myembe bakuragamo hano Rurindo se ntabwo mpibuka ni hafi aha byose bareka bati noneho nge nzazana nitwa Mayange nzazana Kayumbo so yivangiye gufuka ingamba n'abatekinisiye ndatoya ibirimo bikora urumva bose bakicira agapanga wowe musirikare w'urwari ntabwo bizi bakaza n'umufundi ntubizi bagwa ibikoresho gusa menye impamvu akoresha sima y'inyarwanda cyangwa twiga ntibabimenye ariko barageze gute barabyize mwariye mwaza dufatanye tugenda bakagenda basaba komanda uraca nabaza ngo kubera ikindi buce hano so no Kurota n'apanga urwo rugamba wumvise ko n'abantu benshi batandukanye nk'ibya engineer hari umufundi hari nk'abasharupansiye hari nk'abayede hari nk'abantu bose electricity shinzwe amashanyarazi n'abaprombe no bagomba kuba hicaye n'abasiga amarate irangira izakora niyi muri iyi nzu nahafona ati ntabwo bishoboka abatekinisiye banza gatangira bamurimo ko bagana no tubona bari bategura inama gutyo tata Nshuti yanjye babipanga ugomba guhita bapanga ubona bicaye sa bategura inama ugomba guhita witonda kuko mu buzima bwawe hari ahantu bicaye nko gupangira kuguhemukira hari ibintu biri gutegura hari ibintu to ufite uburozi bwinshi ninde bwakwica vuba n'ubuheze twamuteza ubuheze tumugenze gute twabumuhera hese ninde Nshuti ya bugufi yamwakira gute ubonye bicaye bategura urugamba cyangwa karasigaye hamwe mu nzozi hita usenga amasengesho y'iminsi 3 yo kwirukana umwuka w'ubugambanyi buri mu rupfu umva ko barimo rota intambara muri iyi minsi kwitiranya n'ibintu bari kumva cyangwa bashituka yaguye muri wa mutego kuko twanye kinzu zirose zisengera zikavaho yego cyo wacyumvise nacyumvise pe ugomba kwirinda ko agambanira kuri hafi ugomba kwirinda mu byo uvuga mu byo ukora witiza amafaranga mu gihe nk'icyo wigira icyizere mu gihe nk'icyo uriho umwuka w'ubugambanyi kandi iyo bagupangiye gutyo ntabwo babwira doye ntabwo babwira uza gutera uwo ari we bo bafite n'isaha basinzira ryari babyuka ryari imbunda y'umusade iteretse imbaraga zabo ziherereye he hakaba hari abantu bashinzwe kunaniza imbunda ziremereye kandi ibiri inyuma nubwo tugaranye ibiremereye usanga biremereye zawe niyo umufundi akeneye kubaka nk'ibuye ava ku gikwa akagenda agaconga iki agaconga ibuye arariterura kuko ari buza hari bushyire n'uburyo abishyiramo arariconga akizamukira abandi bakabyimbana nari buriya niyo mpamvu Nshuti yanjye muvandimwe Imana yanyihereye ngiye kubwira ibintu bitatu bikomeye mu buzima binyibwirira
tubibwire n'abandi babyumve babyumvireho ni of course. Ikintu cya mbere iyi sosiyete tureba y'abarokore n'abanyarwanda n'abandi, uzirinde kubabwira intege nke zawe ziri, intege nke zawe aho ziri, ko nizo bazahera bakoresha bakurambika. Nanga umvuga bazakuvuga ngo si nkunda ibiryo ibi n'iryo bazakurogera. Gerageza guhisha weakness zawe, kuko nugira ububwira aho ugirira intege nke mu buzima nizo bazagutegera. Kabiri ntukajye ubwira umuntu amafaranga ufite n'umubare wayo. Ntugakore iryo kosa. Njya mbona hari aberekana bose birangira biti kuri mama ati ndone nsigaranye ati nuko azakurikira ko ari ahari nyine ntayari ariko ngusi ufite nko tuvuge nka ufite nka miliyoni nk'imwe y'idolari bayirata imbere y'abakameramani bahita bakwica. Ntugakunde kuvuga aho ukura amafaranga n'umubare wayo, kuko nubwo atishimira kuyirya, yishimira kuri buyarye, ahubwo bavuga ati n'ubundi ntampaho ntacyo turi bugabaneho nawe ayabure cyane. Nuko bakora ihomboka. Urumva ikibazo gutuma ntinda pe rwose twabijyanye kuvuga ngo icyaga cyongeye kubwira ngo next step urayumva. Yego, intambwe ikurikira guteganya. Mu magambo make, muri iyi si irimo abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abarokore n'abandi bantu, irinde ibintu bitatu: kuvuga aho ugira intege nke mu buzima, niho bazaca bakurwanya. Kabiri, ntukavuga aho ukura amafaranga umubare wahakuye. Bagiye abantu hajya bapfuye kubona ko nubona nawe bazamenya ko nibwo bazamenya ayo bakurwanisha kugira ngo ucogore. Yego. Gatatu, ntukavuga intambwe ugiye gutera kuri wari uhagazemo. Ko nukuri ko ugiye kwivuga itahamagara umurozi w'umuhanga, umugome w'umuhanga, soro ngiye ushobora kuvuga kubyinda mu buzima. Hanyuma rero kwibona mu ruhande rw'abatsinda byo birumvikana of course. Intsinzi kandi rw'abatsinda bisobanura yuko bo nayo mu buzima bwawe ugiye gutsinda, nyine bazapanga ariko uzabatsinda, bazacaho banani. Ariko umuntu ananiza abantu buriya batugira abantu b'intwari batarimo jewe bakunanirisha kubikwihorera gusa. Yego, umuntu akajya kisiraga akarwana akavuga kite wowe ukaba umureba ibyo arimo akora kamwihorera, wowe ugakora ibyawe agira ngo ntiwabibonye cyane, kuko uri umunyamahoro. Wese umuntu watsinzwe bikumariye iki? Aya masengero tumbonye muri munsi wa mbere, umuntu uri kurota intambara wibyitiranya niyo muri Kongo, wibyitiranya niyo twa amagambo ya social media, ahubwo menya ngo Imana imbwiye iki. Habe maso asenge. Niba abantu fana cyangwa wemera ubona harimo inkomere, tinyamenya ngo iyi ntambara irasigamo kuba akajurite tu. Iyi ntambara y'ubukene irasigamo bana akajurite y'ubukene. Uwamugariye mu bukene ahita ahinduka amadeni aramwica akanasaza imbaragihe. Harimo umuntu ureba ukamubarira mu myaka myinshi yaramaye nk'umusaza, kandi mu by'ukuri ari ibibazo stress. So rero nibyo bintu ku bantu barota intambara iri niba umuntu ayirimo. Yego, icyo gihe uhita ubona ibyo ibintu byaje bite, ariko ntubifate nk'intambara isa ngo umenye neza ngo harimo amarira, agahinda, ibyago, gutereranwa, indwara, amateka agiye guhinduka ari mabi, no gutakaza umutekano mu bitekerezo, no kurota ubona abasirikare bari kwirukanka, abufana birukanka, bisobanura ko nawe batsinzwe, bisobanura indwara ufite ko gukira bitazoroha, ndetse bigaragaza ko ushobora kuzana nk'akigihe kirekire. No kurota ubona aho bapangira intambara nagusobanuriye, bisobanura ngo ni ukumenya ubwenge, ukirinda ijambo rimwe, kuvuga intege nke zawe, kuvuga aho ukura amafaranga nayo ubona uko angana, cyangwa tugahita wirinda ijambo rikomeye cyane rivuga ngo mu kwirinda kwawe ukira kubwira umuntu ngo intambwe ikurikiyeho niyi, yigira ibanga ni yawe. Yego, aho uzagufasha. Hanyuma rero kurota ubona aho nabigusobanuriye, harimo kwirinda akagambane, harimo gutabarwa se mu gihe ubona ko uwo muhaga ufana yatsinze, ni ibintu by'imbaraga. Hanyuma rero kurota intambara irangiye, ukabona irangiye nta nkomere zibonetse, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aguhaye gutsinda, usohotse mu rugamba rurimo, Imana iguhe umugisha.
urakoze cyane. Nizere ko abantu bari guca muri iyo minsi, abantumye abambwiye ngo nzababarize icyo biri kuvuga, ese nibyo babona, nibyo bari kumva. Nizere ko bari hafi kugira ngo bumve uko bimeze, kandi ikinezeza cy'inzozi ni uko buri gihe cyose ziza zihetse ibisubizo. N'urota imbi hari igisubizo, n'urota nziza nabwo hari igisubizo, kandi ibyo byose biri mu biganza byawe kugira ngo bisengere bikurweho cyangwa ibyiza byihute. Ndabashimiye cyane mwese. Murakoze.